cyangwa se z'uyu mwaka wa 2025. Nzaniraho mesaje yihutirwa kuri buri muntu wese uhumeka umwuka w'abazima. Yaje irambwira ngo ikimenyetso kugeza kuri iriya tariki navuze, ngo niwumva indege ifite umurindi udasanzwe, indege ifite umurindi udasanzwe hejuru mu kirere, ngo nabwo uzongera upfukamusenge utabaza ijuru kugira ngo ijuru rigire rite rikurengere. Ngo umuntu amanika agati yicaye, yajya kukamanura agahagarara. Ukurimo wogeza intambara zikomeza gutsemba abana b'Imana, ukurimo uzogeza ugiye kubura icyerekezo. Uzongera kukogereza heza, wogeza nk'uwogeza umupira. Igishimishije kirimo ni ikihe? Nkaho wabwiye abantu turi musenge, ahubwo urimo urogeza. Tanzania yahagurutse, Burundi bwahagurutse, Kongo yahagurutse, hari ibihugu byayifashije, birimo birayifasha mu gisi, ni mu byiza. Ndabasoje mbifuriza amahoro y'Imana aho muri hose mu muhanda y'isi. Mbifurije kugubwa neza rero, mbifurije umugisha w'Imana n'umukomere cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Dukoze ikiganiro bwije, ni mu gicamunsi cy'umunsi. Ni ubutumwa rero bwihutirwa, ni ubutumwa bwihutirwa cyane, cyangwa se ni mesaje yihutirwa cyane Imana iduhaye kugira ngo tubagezeho muri aya masaha. Yesu rero abamera umugisha, kandi ikiruta byose Imana mu ijuru ikomeze kubana namwe kandi ikomeze kubarengera. Nk'uko mubizi rero, amazina ni yayandi, ariko rero ngira ngo nkwibutse wowe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ducishaho ujye ubasha kubibonera ku gihe. Yesu aduhane umugisha. Wibuke gukora na comment ndetse na share. Nimukomere rero, kandi Imana mu ijuru ibampera umugisha, ariko ikiruta byose murushaho gusenga kandi murushaho kuba maso. Nk'uko mubizi rero, turi mu mpera z'uku kwezi cyangwa se z'uyu mwaka wa 2025. Nzaniraho mesaje yihutirwa kuri buri muntu wese uhumeka umwuka w'abazima kandi ukunda Imana. Ni mesaje yihutirwa. Reka dusenge hanyuma tuze twinjire muri izo mesaje kugira ngo mukomeze kubera amaso ubugingo, kugira ngo mukomeze kuba maso. Icyo mba nkuzaniye ni amakuru y'ijuru, ni amakuru y'ijuru. Gubwa neza rero, kandi Imana mu gihugu cyo mu ijuru ikomeze ikugirire neza. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uri Imana ishoboye byose, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Niyo mpamvu rero aya masaha turi imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Turi mu gicamunsi cy'uyu munsi, turagira ngo ubane natwe, uturinde uturengere muri byose, kandi ikiruta byose uhagarare kubera bawe. Ngaho urabana natwe kandi ukiri kutugira neza, tukugiraho umugisha. Urinde muhagarare ku bawe, kandi ikiruta byose Kristo uhagarare ku bwoko bwawe, uhagarare ku bihugu, uhagarare ku bihugu bitandukanye, uhagarare ku gihugu cyacu, kugira ngo tubone neza yawe, tubone kuri Imana yumva gusenga kwacu. Tugire neza, tukugiraho umugisha. Turasenga kandi turizeye, mu izina rya Yesu twizeye, amen. Yego, ndongera ndabasoje, mbifurije amahoro y'Imana. Turimo turasatira impera z'umwaka, ariko icyo nababwiye ntimukomere kandi murushaho gusenga
kandi murusheho kubera amaso ubugingo. Nimugubwe neza rero aho muri hose mu mpande enye z'isi. Ba babyeyi ndabasuhuje aho muri hose. Nzanye mesaje nyinshi zitandukanye, zigiye zitandukanye, nyinshi. Reka rero twinjire mu mwanya wa mesaje kugira ngo murusheho kuzumva, kuko ni mesaje zihutirwa muri aka kanya. Icya mbere ngira ngo usengere cyihutirwa mbere ya byose, upfuka musenge. Indi mesaje ya kabiri, Imana yambwiye ngo nkubwire ngo bera amaso ubugingo bwawe. Reka abagushuka ureke wumvira umwuka wera, naho ureke ibindi bidafite umumaro. Imana irangije irambwira ngo tukamusenge, usengera ubugingo. Ikimenyetso gikomeye Imana yampaye, Imana yambwiye ngo niwumva, ndavuga aho uri hose mu gihugu cyose, aho uri mu gihugu icyo ari cyo cyose kiri muri Afurika, Imana yaje irambwira ngo ikimenyetso kugeza kuri iriya tariki navuze, ngo niwumva indege ifite umurindi udasanzwe, indege ifite umurindi udasanzwe hejuru mu kirere, ngo nabwo uzongera upfukamusenge, utabaza ijuru kugira ngo ijuru rigire rite rikurengere. Ntabwo mbizi niba unyumvishe. Igihe uzumva indege ifite umurindi udasanzwe iri mu kirere, ntabwo izaba iri kure yawe. Imana yambwiye ngo aho uri hose uzapfukame utabaza ijuru, upfukame utabaza ijuru, uhamagara Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Uko niko natumwe ngo nkubwire. Indi mesaje nanone ikomeye, Imana yambwiye ngo muntu usenga, muntu ukunda igihugu cy'u Burundi, umuturage w'i Burundi, Imana yambwiye nkubwire ngo senga, nsengera igihugu cyawe, musengere ibihugu byanyu, musengere ibihugu byanyu. Nta kindi kinzana kuri kamera, ni ukukubwira ngo ube maso usenge. Niwumva nkubwiye ikindi kitari ugusenga, uzamenye ko hari ikindi nshaka. Ariko icyo nkubwiye ngira ngo mesaje nzana buri gihe nizo kubibutsa gusenga, kuko hari igihe Satani ajya ashyira abantu mu gahuge, akabereka ko ibintu byose ari amena. Oya, ntabwo ibintu byose ari amena. Icyo ngira nkubwire ngo senga. Ikindi kintu ngarutseho gikomeye ni inzara. Ni inzara itareba umukene nkanjye, ni inzara itareba umukire, ni inzara ije kuringaniza abantu bose. Abantu bagiye kuringanira. Ntabwo mbizi niba unyumvise. Nakubwiye ngo abantu bose bagiye kureshya. Inzara yo mvuze ntabwo iri ahandi, inzara iri iwacu mu gihugu cyacu. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo abanyarwanda musenge,
musengere inzara, kuko ni inzara ije kuringaniza abantu bose. Iyi nzara ize gushyira ku munzani wa buri umwe wese, ariko twe twahuye nayo, ahubwo batarahuye nabo nibo bagiye guhura n'akaga. Ntabwo ari igihe kinini, ntabwo ari igihe kinini, ni igihe gito, ni igihe gito. Bantu munkurikiye, inzara igiye kuza ntabwo ari inzara y'igihe kirekire, oya, ni inzara y'igihe gito, inzara y'igihe gito buri wese azanyuramo, buri wese azanyuramo, ariko ni igihe gitoya. Ni igihe gitoya, ariko nyuma y'icyo gihe abo kurya bazarya, abo kunywa bazanywa. Umva, reka nkubwire, abasenze nimukomere, mube maso, abasenze nimukomere, mube maso. Indi mesaje nanone mfite, ubu tuvugana, Imana ihagaze ahirengeye, irimo irabareba. Mbese urabona ko hakunda abantu bajya bareba match ku mateleviziyo, ugasanga abantu bareba mu match imikino murimo, mwa bihugu mwe, imikino murimo, mwemera Imana, muvuga ko Imana idahari, ariko Imana yambwiye ngo imikino murimo yose irimo irayireba. Uko uzi mureba mu match kuri televiziyo zanyu, ni uko nguko Imana yabinyeretse, nayo ihagaze ahirengeye, irimo irabareba, irahagaze, iriho irareba igihugu cy'u Burundi, iriho irareba Kongo, iriho irareba ibihugu byose, n'u Rwanda ni iki, ibihugu byose. Imana yambwiye ngo mbarebe, ngo mbabwire ngo irimo irabareba, ihagaze ahirengeye, irimo irabareba. Imikino murimo, Imana yambwiye ngo yose irimo irayireba, ihagaze ahirengeye, irimo iritegereza mbese ibyo murimo. Ibihugu byashyushye wagira ngo ni ibyiza bigiye kujyamo. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwa bihugu mwe, yambwiye ngo mbabwire ngo nubwo muri mu mwishimira intambara mugiye kwinjiramo, nazo ntambara zanyu mugiye kujyamo, Imana yambwiye ngo nta cyiza kizirimo, nta cyiza kizirimo. Niyo mpamvu hagurukije abanyamasengesho bose, irababwira ngo nibasenge kugeza ku itariki ya 25 z'uko kwa 12, ngo mukomeje kumena amaraso y'abana b'Imana, Imana yiremeye, ngo ariko mugiye guhura n'akaga gakomeye. Amaraso y'abana b'Imana, Imana irababaye, murashimishwa no gukomeza kumena amaraso y'abana b'Imana. Numvise ngo ibihugu byose byarahagurutse, murahagurukira iki? Ni icyiza, ni iterambere muzana mu bana b'Imana. Ni iki kintu murimo muzana sibyo gukomeza gutsemba ikiremwa muntu? Ni iki cyiza
ngo muri muzane imbere y'Imana. Ni igiki? Maze abantu bahagaze ku ma YouTube hehe hose bameze nk'abogeza umupira, ngaho Tanzania, ngaho Burundi, ngaho ibihugu byose byateranye, biraterana si inyungu bifitemo n'iyi. Biraterana kubera ko biteraniye kwica abana b'Imana. Icyo kigushimishije, ikintu kigushimishije ni igiki? Umeze nk'urimo kogeza. Ikigushimishije ni iki muri byose? Ibyo byishimo ufite ugiye kubikuramo umuvumo. Ibyo byishimo ufite ugiye kubikuramo umuvumo. Ikigushimishije ni iki? Ushimishijwe nuko abantu barimo bapfa? Ushimishijwe n'intambara? Iki kigushimishije? Reka mbacire umugani ngo umuntu amanika agati yicaye, yajya kukamanura agahagarara. Ukurimo wogeza intambara zikomeza gutsemba abana b'Imana. Ukurimo uzogeza ugiye kubura icyerekezo. Uzongera kukogereza hese, wogeza nk'uwogeza umupira. Igishimishije kirimo ni ikihe? Nkaho wabwiye abantu turi musenge, ahubwo urimo urogeza. Tanzania yahagurutse, Burundi bwahagurutse, Kongo yahagurutse, hari ibihugu byayifashije, birimo birayifasha mu kisi. Ni mu byiza. N'isukari se barimo bazana mu gihugu cyawe, ni akawunga se, ni umuceri se? Ikigushimishije ni iki muri byose? Ariko amahirwe ufite nuko nawe bizakugeraho. Umwaka ufite cyangwa amahirwe nuko ibyo urimo wogeza nawe bizakugeraho. Genda wowe nama nakugira nuko wakisengera Imana, ukareka kugumya kogeza. Urogeza iki? Igishimishije ni iki? Urabura gusenga, ugasenga ngo Imana irengera Afurika, ugasenga ngo Imana irengera ibihugu, ahubwo urirwa wogeza. U Rwanda muri hano. Mbese ushimishijwe nuko u Rwanda arirwo rwarwirwa n'urusyo abana b'Imana, abana b'Abanyarwanda bakahagwa? Nicyo kigushimishije? Rero hari n'abirirwa bumva ko rwose iyo ntambara yararibaye. Abantu benshi nicyo kibashimisha. Nicyo kibashimisha rwose. Buri wese ashimishwa nuko yakumva ngo urumva ngo birabaye, u Rwanda rwuye mu kaga. Warwanga warukunda, rwarakubyaye, nta n'ahandi uteze kuzongera kubonera ibyishimo nko mu gihugu cyawe. Ahubwo senga ibyo byose bikurweho kugira ngo nawe ubashe kugira amahoro. Ikigushimishije ni iki? Ushimishijwe nuko Abanyarwanda bahura n'akaga? Ushimishijwe nuko Abarundi bahura n'akaga? Ushimishijwe nuko Abakongomani bahura n'akaga? Ikintu ikigushimishije muri ibyo byose, inyungu ufite ni izihe? Suzuma mu mutwe wawe, utekereze, umbwire inyungu ufitemo ni izihe? Inyungu ufite ni izihe? Ndakubwira ngo usengere ibyo bintu mubwiye.
kuva ku itariki 17 kugeza kuri 25. Senga kandi nudasenga ugiye gusengera. Murakoze. Message nari mfite niyo. Reka dusenge dusoza. Uri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, Kristo muzima. Turaguhamagaye ngo uhagarare ku bihugu byacu, turinde uturengere, twambike imbaraga muri byose. Urinde Abanyarwanda, urinde Abakongomani, urinde Abarundi ndetse n'abandi bose bari mu kaga. Ibi bihugu bitatu ndabisengeye Kristo, ngo abaperezida bahagarareho mu izina rya Yesu Kristo. Ubwoko bwawe buhagarareho, bwambike imbaraga, hindura amateka ku gihugu cyacu, ibihugu bihindura amagambo. Urakoze rero kutwumvise, kandi urakoze ko ubanye natwe. Tugire neza, tukugiraho umugisha, mu izina rya Yesu twizeye, amen.